Mama, wasaze. Wabagara umujyanama w'ubuzima amanyashirwa n'abasasi. Leta nayo iri kwita ku bantu abo mu cyiciro cya mbere baratangira bakabyibuha bumva. Njoro naraye numva niyongereyeho ikiro. Ndaje ntimba indirimbo nzaririmba Minisitiri. Minisitiri naza kudusura aje kureba ukuntu tugiye guhabwa inka. Ndaje nyihimbe. Iyo ndirimbo nimara kuyiririmba icyonzi cyo Minisitiri azagenda ntangira raporo yuko ngomba guhabwa inka ebyiri. Niba ndi buhabwe imwe bazampa ebyiri kuko bazahita babona ko nzi kurambura neza amaboko. Ugize ngo ahubwo mbanze mpamagare abana numve ko bari hafi baze kunkiza amaboko bakome mu mashyi. Shabani Gasekiri njyewe kubyara abahungu niyo nza kugiramo agakobwa kaba gahise kanyumva ni abahungu gusa pe. Ndahera Gatete ni umuhungu, Shabani ni umuhungu, Gasekiri ari we wa nyuma nawe ni umuhungu. Kunungutse igitekerezo mu gihe biriya bihungu byazerereye reka mbe nanjye mwitoza indirimbo nzaririmba. Icyo gitekerezo nicyo. No. Hako filimi zizongoza watu. Wangura ko shova uvuye. Ariko ubwo shaka siki iyo umbaza ngo mvuye he? Ubu mbaza ngo mvuye he bite byawe? Ubundi ubuvuye ko wajyanga imbwa zakurigase mu birenge. ugize ngo mvuye kwirera film kandi we wasanga waraye muri byo bigore bya. Kandi uyu munsi wanaraye no mu rugo. Buretse nuko mama tezi nawundi wa yakumanitse. Siki umbabarire nubivuge n'ukuri. Ibi ndakubwiye ko nabigiyemo. Umbabarire nubibwire mama n'ukuri nono yanyica sibyo Gasiki. Uko natinze kugera. Vaho. Mbega tinayo cyaka numva igice cyo kujya kureba film. Gice kijoro rakimba. Ntakiwa ntabwo tuvuga. Tujyana ntabwo tuvuga. No. Mba nitoza uko nzaba ndi kubyina Minisitiri yacu. No. Kuko ntabwo turi kugenda neza. No. Ubwo nibavuga gushinga icumu nzahita ndishingira nkangaha gutya ngire gutya. Ubwo noneho kwa kundi umuntu aba ari imbere ya Minisitiri nzaba ndi kugira gutya umugara muce azahita avuga ati televiziyo bazahita bankomera mu mashyi. Ndumva natangira wenda nk'indirimbo yo nahanze ndaje njye kuyigisha basaverina tuza kuyibyinana. Abari mu cyiciro cya mbere bagize amahirwe yo kurihererwa uwere do sante turashyigikiwe impundu neza nyakubahwa
minisitiri w'ubuzima bazahita bagira gutya nk'uko makagoma nawe azatangira ngo azaba ari gukubita gutya amashyi ajyana n'ingoma. Okay. Amadara nguri uramubonye rero mbere yuko tugira ibindi tujyamo shyira twumvikanye ese waretse nkazakigurisha urapikira twumvikanye umunsi Gasiti ngiye kukiguha ariko ibanga ribe ryanjye nawe n'ikime ibyo ngibyo we na mama muserere nyuma reka nyiguhe ndabizi n'umunwa wawe wakuruse wagira ngo urigere reka nyiguhe si ijana singire waribonye abari mu cyiciro cyamwe twagize amahirwe yo ndetse mwana nawe ugiye gusara mama mama wasaze muhamagara umujyanama w'ubuzima amenya ashinzwe n'abasisi nibagirwa hano ari ingezi wagiye twubahisha ibintu birimo n'ibyo wasanga udaniye na wa musazi ujyana utoragura amashashi indirimbo zo kuzakora ibiki yo gusaririmbira minisitiri ntabwo mu cyiciro cya mbere n'ubundi bazaza no kumva inkagiye n'igihe ese abandi baziba hari uko babyinnye oya muri umudugudu n'igihe bahisemo ngo uko bazanzanira inka nyine niyo mpamvu ngewe no kubona ndi kwitoza kugira ngo ahubwo ngiye kuyibigisha mwebwe mukomeze mukoma amashyi ningira gutya amaboko ubwose ko uri kubyina nk'urutambura ninde wabyina ugize ngo mu gihe naje gutya mama ibyo ntabwo bikigezweho ntabwo bakibyina gutyo babyina se gute rwose ntakuntu kubyina nk'urutambura babigize gutya ntakuntu kugorora amaboko neza nk'inyama Gasiti mwerekesha ahubwo noneho uzamera nk'umukumisha ujya imbere kugira ngo kugira gutya nubona ngiye kubyeka ucira isiri ukomeze iyo mikino yawe na Gasiti bijya ntabwo nayijyamo kabisa ibintu murimo ni uku ucira isiri kugira ngo uzaba minisitiri atanseka ubundi se urarinda ubyinira ikinimbi nk'abazayigwa Gasiti n'ubundi nk'abazayiduha sinzi ikibazo ufite wabyina utabyina abazayiha bose uko bazaba babyina ushaka kubyihorere amahirwe se uragiye baguha ebyiri kandi mwese uragenda kudusebya ubyina bagushyize ku nk'urutambura rutonde rw'abantu bazayitanga hazaba hari abanyamakuru abanyamakuru se ubundi abandi bose bazaba babaho bireba nk'amatoroshi bya bindi bigira gutya bya bindi nguca kuri televiziyo Gasiki nujya kureba handi ukura rwose wavuze ko uca kuri televiziyo rwose ugiye uca kuri televiziyo ubyina nk'urutambura urumva wataduse ahubwo nongera gusubira kwa birori uzarebe ko banshyizeho kuri televiziyo ukuntu ndi kubyina ubundi urebe icyo nzakosoraho ubutaha niba bazaduha inka rwose ibyo bintu wishyizemo ntabwo uzabishobora ntabwo umuntu ajya mama ndabona arakaye mwihorera azabyina ubwo minisitiri amuha inka simbize yamuha imwe yamuha ebyiri tuzayifata uko kandi n'ubundi amata tuzanywa wabyina utabyina n'ubundi tuzanywa nabwiye ngo ntimuntegeka Gasiki genda ujya kwa mukuru wawe Gatete ugende nta bintu byo kugutumayo nawe urukumva ushaka ibyo ubukora ugende na kiriya kiraro bazashyiramo inka ugende ubugi protokora neza ubundi ibindi mubindekere ntabwo mwaramutse kwa mama Gasiki mwaramutse amakuru yanyu mu masora ndeka wabaye iki se ko mbona warakaye ndeka rwose bajya bavuga ngo ahantu ibyiza biri ni naho ibyago biza bimeze bite bakuzanira agatebe wicare gusuhuza nkabona umugore reka data ntavuga neza yabaye ikize bya birara bye byamwanese n'ibyo byamututse ko byirwa bizerera umunsi wose wagira ngo ntibigire icyo bikora yicarira ahangaha aka kazuba ngo gatanga ngo vitamine akanyanya umuntu aba ashyize mu gatoki mwana mumeze mutese turaho nyine nta kibazo nuko bimeze ntazi ukuntu bimeze ni uburwayi se bimeze ntabwo turwaye turi bazima usanze hari indirimbo nari ndiho mbyina ndiho niga nyine urabona ko abantu bo mu cyiciro cya mbere bazaduha inka harya mwe muba mu cya kangahe twe tuba mu cya gatatu nawe cy'abakire aha museko musanzwe n'ubundi muri abakire aha yewe nta bukire abakire nyine abantu bo mu cyiciro cya mbere igihe bampisemo nyine ko bazampanga inka ubwo aha hepfo nari ndiho mbwira wa muhungu wanjye nyine Shabani ngo abe ngayubakira ubwo na Gasikiri
ndi gushaka kumutuma kwa mukuru we nyine Gatete ngamuha amafaranga agure n'udusumari wenda mbese amubwira aho ngejeje nubaka ikiraro kuko bazaduha inka nari ndiho nitoza nyine ngira gutya ndambura amaboko kugira ngo ndebe ko nzajya imbere nyine nkabyinira gutya ugize ngo ngira gutya nzunguza umutwe ariko Gasikiri aranserereje ngo mfite urutwe rubi ngo harigiye ngo nzagira ngo naruzunguza ngo rugatakara imbere ngo ya minisitiri ngo singira ngo amaboko ngo yo kurambura gutya ngo ibiboko byanjye ngo byarahinamiranye abana baranyubahutse mana ahubwo se mama Gasikiri dataweho ibyo wari wahisemo byari byiza ahubwo se nta kuntu ngiye washyiramo njyewe rero nzi kubyina babona mbyina neza nyine nanjye wenda bakashyira mu cyambere ugize ngo mfasa ahubwo ibyo nari navuga nashakaga umuntu uzaba uzi kubyina neza ariko ukandeka nkaseruka imbere kugira ngo mbese minisitiri amenye ko ari jewe bari buhitemo bagahereza inka kuko hari ukuntu ushobora kujya imbere bakagira ngo minisitiri akaza kugufata amafoto ukaba ari uca kuri televiziyo bakagira ngo niwe bahaye inka kandi ari njyewe bari buyihe nyine ubwo wowe naza no kubyina wowe uzasa nk'umuntu nzi inyuma ariko nubona ngiye kubyica kuko urumva ndusha kubyina uzajya ufite uburyo rwara gutya nzajya mpita menya ko ibiboko nabigize nabi ubundi mpite nyagorora nyagire gutya ariko Kagasikiri nyine kanyemereye ngo kazajya imbere Gasikiri ngo kakagira gutya ubundi ngo ntege gutya ngo neza ngo amaboko ahubwo urumva nyine ubwo mu kanya ndaza kuyikwigisha iyo ndirimbo wumve ko ari nziza cyangwa nawe uzane ya yindi yanyu sinumvaga ngo mwabaga mu itorero mubyina twabaga mu itorero maze ngenzi kubyina neza niyo batampa inkariko ariko nawe wazajya umpa ku mata oya mata nzabura bizi dusanzwe dusangira nsubire ikindi kintu mwima nyine we ntumvemo bwa bugore bumwe duturanye bumwe bugira umuntu ubwira n'ubundi nari nzi yuko nuko nta matelefone ngira iyanjye yarapfuye kaga telefone nyine ko Gatete ngurira karapfuye mba nanagutelefone kugura indi se kandi akeka afite n'amafaranga ntabwo kugora umwana amaze iminsi angurira umuceri ntabwo twari tuwuheho urabizi umuceri uraryoha pe what yambura agaceri nanjye nkakararira mba numva ntabwo atagize nuko ejo bundi numvise amafaranga iwacu bigira ndavuga nti wa mukiri wawe wasanga umukoremo none akaranze babimenya rero ntabwo wamurushya ntabwo namurushya kati ngiye umwana ngo agende ajye kwa mukuru reka ndebe mutegure neza agende arebe ko hari ikintu yanzanira kwa mukuru we yego urareba ukuntu baruntera isesemi irata ngo bagiye kurubi ubu se ngiye kumba mu cyiciro cya gatatu ugize ngo umusarani wanguye hejuru nta kintu na kimwe ngira abana bagiye kunurira bwaki twarangiza bakajya kunteta ngo bagiye ngo kuri ngo kubyina kwa minisitiri buriya se yabonaga binshi afite umuhungu we w'umukire amuhereza amafaranga amaze iminsi akaranga uruhumuro rukatugera ese leta y'abana yambaye igitenge cyiza kigura 15 agapira yambaye umusatsi yarakoresheje umuntu uba mu cyiciro cya mbere kaba ari umuhanya umukene utagira n'isambu naho kuba afite n'akazi yihengekamo naho ngiye mba mu bukode ni gute naba mu cyiciro cya gatatu mba mu bukode wafite n'inzu afite we yanakuramo n'igitoki cyo kurya yarangiza akajya kunteta ariko buretse yanayizanye nashatse ko nahita nanayica maze nkareba babura kuduha inka twebwe turi mu cyiciro cya gatatu turi abakene inyuma y'abandi bose yarangiza akavuga ngo ngwino nanjye uretse ibyo nzamukorera azabona kazi ngo babishimishije Gasiki umara kwambara ubanza unyura hano urumva ubanza unyura hano nyine tubanza turebe ukuntu ndacyari kuganiriza mu masoranje ndaje yewe utabanje kumutegura kugira ngo yagira aba yarangaye sinzi ibyo yararangariyemo areba amafoto hari igitabo nyine mukuru yamuhaye kiriho ibintu bishushanyijeho hariho abantu bambaye ingofero bariho bameze nk'abari kurasa gutya Gasiki rero buriya akunda utuntu nk'utwo ngutwo mwahise mubona iyo ngiye mu mafilime abashaka no ibintu by'amafilime agenda gufite ariko zakabana barabwira barubizi ugize ngo ngibyo reka tubireke gusa iyo nka bazayahirana ibyo ni ibyacu igihe kibazo irakiri gato uzashaka umukozi kuko ufite umuhungu w'umukire basura byihorera iyo yanagiraga Imana indirimbo yanjye gusa bakazayishima
oya bazayishima mayesi muba muzwi mwebwe mu cyiciro cya mbere nibo bahera imbere nyine urumva ni kuri rimwe mbese bajya kuri gatatu bavuye kuri rimwe noneho twagize amahirwe mwagize amahirwe se ahubwo ko imana yabaseka ase uyu mugore we kataza ngo ajyane ngo umwana we aka kana kankunda kubi rero ni uko kaba kazi icyo kari burye hano ndayimwibye nta kintu ari buza mbaza kazi amakosa yafite kizamo ukarwanya umeze nk'aho kizamuka shoroge izuba ntabwo riri bunkure bakanambaye n'agapfukamunwa ashinzwe umutekano batanambikana aze gasiki wowe aho uri hose ukivugishwa nk'aho uri radiyo yashizemo amabuye umva nyine hano mbwira nyine genda kwa Gatete umubwira uti uze kohereza n'utundi dusumari nk'akarobo uti turangiza kubaka cya kintu uti bagiye kumuha inka ariko umubwira ko bagiye kuduha inka abantu bari mu cyiciro urumva umubwira uti kandi nyamuneka nubwo nyoko ari mu cyiciro cya ujye wubahiriza gutanga mituweli dore ntabwo turi ku cyiciro kimwe ntaziringira ko yego nyine ntaziringire kujya nyoherereza imiceri gusa ngo turye adatanga mituweli uti ni ingirakamaro dore rwose indwara ntabwo iteguza urumva umubwira kandi ntongere kugarira muri ya mateleviziyo yawe gatubwire ko azatugurira televiziyo bituma kubaka neza nturangare ngaho sezera mu masoranje akabanduranya akakitetesha kugira ko we yabarasha abana mukozeho gato akabibwira Gatete Gatete ntumuzi naramubyariye ariko kazi n'ubwenge icyo Gatete agakundira icyo Gatete buriya karavayo Gatete yakakije buriya n'iriya myenda niyo Gatete aherutse kugura akana kaza kujuje ibikapu icyo gihe nyine Gatete anzanira n'ikindi gitenge nyine ikibanziriza iki ngiki hari n'ikindi ufite maze kugira utwenge tubiri ndiho nunda twambara buri munsi ngo ndeko mberwa na leta ariko ntabwo ngurira agatenge ugize ngo mituweli ntibabishyura mituweli se Gatete se ntafite amafaranga nawe batayinyishyurira se Gatete niya n'inka yahita Gatete agira amafaranga cyo imana yabahaye ariko nawe humura wowe uragira ngo bariya bawe bo nubwo bakiri bato ntibagiye gukura burya ntawamenya hari ko nabonye ufite umukobwa waje kumerutse kuza kukureba ngasanga ari kwirema mu byirari yigira gutya hengeka amaso nk'aba bakobwa njya mbona batereka amaso ndavuga ni mama Solange urabyiruye ya ni inkumi yanjye hari igihe nanjye yazantera iteka wenda tukabereka ngeze mu rugo ubwo nyine birumvikana ko nuze Gasikiri uraza kuntumaho nyine ndebe ko undi bufashe kubyina oya Gasikiri ntabwo ari buze vuba ubwo ndaza kugutumaho Shabani yego aho rero dara ni muri corona nta muntu uherekeza yego ndabizi abagore bo mu cyiciro cya gatatu ugize ngo aragira ngo wenda ibyo yavugaga sinamwumvaga amashyara ari aha ngaha uzaba mureba ushaka kugomba nkora nanjye ndabona Gatete yaragafashe pe yayegeretse sigasigaje amarangi kagenda wenda yagiye tumarira
paka abanyamujyi nabo barancanze agasiga inzira irangaye gutya bazura bamwiba ubwo yamenye isomo. What? Ninde? Reka nze turebe ninde? Ninde ukoma? Urankanze gasirye. Bite? Ubuse ariko kwinjira ngwira. Narambwiye ngo dore amafi imisumari ngo twubake ikiraro kimwe. Ese ikiraro cy'inka cyubakwa n'inusu y'imisumari. What? Ngaruka narambwiye biterwa n'iyabi. Ubundi si izo nka nenda kuzikura he? Nyine bagiye kuzazima kubera ko mu cyiciro cya mbere. Harya bo mu cyiciro cya mbere bagiye gutangira kuba he? Rampure nawe urahazi uwo mukunda ariko urabona igihe mba nagenze mbona nanashonje. Urashonje. Ubwo se wahanga mba natetse. Nanjye kuri ni ukubanza kujya pfira mu mujyi hahandi nagutwaye. Si uhazi? Niyo mpamvu si iki gitondo ndikuye he? Ibintu birimo hano ngiye kubitegesha ntuza ahubwo wa mugabo reka mbikora ngaha n'umwana. Ngiye kubitegesha imbeba ubu ngubu uzi imbeba zisigaye zirimo aha ngaha. Nonse Rampure imbeba zawe zirisha ifurusheti. We ntabwo uzi imbeba za hano. Uzi yuko buriya zirisha n'amafurusheti zirayakomba. We nta makuru. Ugize ngo no. Hanyuma se umukecuru we ngo bimeze bite? Rero ukuntu gahunda zimeze rusanze pe iyi nzu urabona ahantu nyigejeje si wasize cyagenda batangiye kuyizamura ubu ngubu ikintu ngiye gukora ni kimwe ubwo maze gushyiraho umucanga ahubwo ndibuka ejo bundi nahaye umuntu akazi ngo nkorere intebe ntabwo araziza kandi ndaje ndajya kumureba sibyo ibindi byo imisumari ndakeka nta kibazo ibyo kurya mfite mu rugo Ugize ngo imisumari turiyaranje rega ntabwo ibintu bimeze neza nk'ubureba ejo bundi natumye ntoze imbaraga mu cyaro nzitwara i Kigali ngo ubu ntabwo imodoka irangira ariko amafaranga ntaboneka nzakora n'icyakindi sibyo se ubizi wamujama nyine nahaye akazi ko kunkorera intebe hanyuma se cya Shabani ariko aracyaba mu rugo Shabani ejo bundi sinzi umuntu wambwiye ngo asiga yarara mu gasozi niyo ndahaje refunze rero nyine gahunda ni yayindi nabwiye ahubwo reka mbere wa muntu sibyo Nonse ko nshaka kunyara tuwarete
ziba ushaka kunyara aka kanya se urakata inyuma hariyo ugire bakata inyuma hariyo ugende ugire gute utanyara mu migozi y'abandi epfo harayo iyo nahaye wa muhungu wo kwa mufashe igihe kirekire sundi bikapu byo uba wirukanka n'iki kirajyamo imisomari y'ijana ngayirukanka ese kumbe yazaga akibeta akarya ibiryo ubundi izi ngeso yazize byarira cyangwa atari agasambo izi nizo mbaga mukora ubwo ndaje ndateraho ubundi bite nsuka muri aside ndamukorera ubwo nubwo yankoze aza akibeta akarya nabyo nabibanze bimukocogora niba atari uko bimeze ubwo nanjye ikintu ngomba gukora ni kimwe nta bindi ibyuma nzaza mbitware nimara kubitwara mpaka mbonye ibyanjye setu nta bindi nibi ngasazirangiza mu cyumweru gitaha ibyo se ni ibiki niyo mpamvu rero nanjye mvuga ngo uko byagenda uko ariko kose urabona hano nari nkeneye ibintu byinshi muri bino sibyo uyu munsi nta kindi kintu uri butware ndaguha iki imisumari yonyine ubwire mukecuru yihangane namubwiye yuko azaza kugira gute kunsura sibyo namwebwe nta mushinga nateguye nyine sibyo niba nangombwa nzabwira ntuzazaze nawe ahubwo uza kuza kumbwirira Shabani nuko mushaka mu nzu azaza mutubugana sibyo ndamushaka ikigongora cyo numvise kinshaka ubwo simbizi niba kibuze kinshakira iki harya ntugikunda amafilime na mbere ucomeka ubureba reka nzi umva sha byose muzabinkorera ejo nzaza mbirebe oya ibi ni ibyo kurya by'imbeba ibi ni iby'imbeba usida urapfuye irakwishe oya munda we washyizemo aside ya side yari hano wayishyizemo ya aside rwose uko wari ukubwira ubwira zise nyinshi zipfe wabiriyeho ukagenda gutabaza umuvugo ukajya gutabaza ndetse ndaje murese wanigiye kukurya ubyazavuga mwese ndiye habaye iki nibutse ko nari nashyizemo sumu yapanya byari iby'imbeba iwe koko mwebwe mwafashe iki mukore subscribe ku Kirezi TV mbona amafaranga yo kwivuza dore nta na mituweli ngira ariko mwebwe nimuzamere nkanjye namwe wakire nimukirara impanuka siteguza muzajye mutanga mituweli kandi ngende kwivuza bya kinyarwanda ndebe ko nakiyerana